African Deals Domain, uyu ni Teacher Mirimo. Uyu munsi tugiye kubagezaho itandukaniro riri hagati ya rwiyemezamirimo ndetse n'uwihangira imirimo. Mu cyongereza nibyo bita entrepreneurship and entrepreneur. Ahangaha turababwira uburyo ibyo magambo abiri atandukanye n'icyo atandukaniyeho. Reka n'abatindiye dutangire iki kiganiro. Iri somo rigaruka mu gutandukanya ibyo bintu bibiri. Entrepreneurship ni umuntu utangira ndetse akanakora business. Niwe uba wihangira umurimo, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose process, icyo twita process, uburyo bwose umuntu akoresha kugira ngo atangire cyangwa se anakore business cyangwa se umushinga ubyara inyungu, uwo niwe twita entrepreneurship. Hanyuma entrepreneur cyangwa se rwiyemezamirimo ni wa muntu ufata ibitekerezo bye byiza afite, hanyuma ibyo bitekerezo bye byiza akabishyira hamwe, yamara kubishyira hamwe agatoranyamo igitekerezo kimwe cy'ingenzi, hanyuma akagishyira ku murongo, yamara kugishyira ku murongo agashaka uburyo bwo kugiteza imbere, hanyuma akagikora nk'umwuga we agamije kugikuramo inyungu. Bishatse kuvuga ko umuntu witwa entrepreneurship ntabwo ari iyo ni process. Ntabwo ashobora kuba afite ibitekerezo ariko ibyo bitekerezo akaba atabikoramo umushinga ngo umubyarire inyungu. Icyo gihe ntabwo aba ari rwiyemezamirimo, uwo twita entrepreneur. Igihe rero yafashe bya bitekerezo byiwe akegeranya ubushobozi, akegeranya uburyo bwari bwo bwose, hanyuma akageraho atangira kubona inyungu kwa cya gitekerezo cye afite, uwo niweho aba abaye rwiyemezamirimo, entrepreneur. Ni ukuvuga ngo rero iyo utaragira uburyo ufata cya gitekerezo cyawe ngo ugire inyungu gikuramo, ntabwo uba wari waba entrepreneur. Kuba entrepreneur bisaba kugira ngo cya gitekerezo wari ufite wafashe uburyo bwo kugikusanya, iyo process niyo iri muri entrepreneurship, hanyuma urangije ugishyira mu bikorwa, aho ngaho utangiye kuba rwiyemezamirimo ariko kuko ugamije kubona inyungu. Igihe rero icyaricyo cyose utari wabona inyungu kwa cya kintu, ntabwo uba wari wabona inyungu. Dufata urugero rumwe, umuntu yarebye asanga ko abantu banyagirwa, abo bantu banyagirwa n'imvura, kandi anabona ko byibuze no ku zuba ribaye ari ryinshi, abantu bashobora kugira ikintu bakifashisha kugira ngo birinde ya mvura cyangwa se yere kubanyagira ngo ibatose. Uwo muntu aratekereza avuga ati nakora igiki cyatwikira abantu. Arangije aravuga ati reka nikorera umutaka. Mu by'ukuri umutaka ashaka ibintu azakoresha, umwenda, iyo ni process. Ashaka umwenda, igitekerezo cyamaze kukigira ati ni igiki cyatuma ba bantu bitwikira. Arangije aravuga ati kino igitekerezo reka ngiteze imbere, icyo twita ku develop idea. Hanyuma arangije aravuga ati rero none reka negeranye uburyo, yegeranya umwenda, yegeranya ahantu azabona ya myenda ikorwa mu mutaka, arareba hose, ashaka amakuru byose. Amaze kubibona aravuga ati ariko burya umutaka ubu natangira nkawukora. Mu buryo bwo kuwukora rero arangije wa mutaka awugeza ku isoko. Amaze kuwugeza ku isoko yaragamije ko amafaranga yawukoresheje kugira ngo umutaka awukoreshe, icyo gihe ari buyongera akayagaruza kandi akabonaho n'inyungu. Aho ngaho yaramaze kuba rwiyemezamirimo, afata umwanzuro wo kuvuga ati reka wa mutaka ngugeze ku isoko kugira ngo nanjye niba nawukozemo byibuze na product resources nakoresheje. Resources ni ibintu byose twifashisha kugira ngo tubikoremo ikindi kintu. Hanyuma niba yafashe izo resources yarangiza akaziteranya, akabona wenda umutaka uhagaze 1,600, akagurisha 2,000, birumvikana ko ari ukaha amafaranga 400. Rero muri icyo gihe yegeranyaga ubwo bushobozi, yegeranyaga ibyo bintu kugira ngo agere ku mutaka, kuri product ya mbere, uwo mutaka ujyane ku isoko. Aho ngaho atari yawujyanye ari kwegeranya ibyo bintu byose, aho ni entrepreneurship. Ariko noneho ujyanye ku isoko kugira ngo aboneme inyungu, aha abaye entrepreneur, abaye rwiyemezamirimo. Hanyuma rero nuko utandukanya
entrepreneurship na entrepreneur. Nawe wafata urugero ugafata igitekerezo cyawe ugatangira ugafata ingamba z'uburyo bwo kwegeranya resources zizagufasha kugira ngo icyo gitekerezo cyawe gishyire mu bikorwa. Igihe wagishize mu bikorwa, ibyo washize mu bikorwa ukabijyana ku isoko, icyo gihe ukabona abakiriya bakabigura ukunguka, nibwo uzaba ubaye rwiyemezamirimo nyawe. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha tubasobanurira izindi ngingo zagufasha kugira ngo ube rwiyemezamirimo w'umunyamwuga, ukore business kinyamwuga, kandi nurangiza gukora iyo business yawe kinyamwuga ikubyarira inyungu ndetse n'umuryango wawe n'abandi bantu benshi uzagenda uha akazi. Reka tuzakomeze tugusobanurire ibindi bigufasha kugira ngo ube rwiyemezamirimo cyangwa se utangire ubucuruzi bwawe kinyamwuga. Tukwibutse ko muri African Deals Domain tuguha amahugurwa atandukanye yagufasha gukora business yawe cyangwa ukayiteza imbere cyangwa se ukanoza neza ibyo ukwiriye gukora. Tunakwibutse neza ko ushobora kugura igicuruzwa cyangwa se service, goods and services, unyuze kuri platform zacu, yaba kuri WhatsApp yacu ni 0788 910 ndetse kuri Facebook turi African Deals Domain, Instagram turi African Deals Domain, kuri Twitter turi Addrwanda, ndetse n'ahandi hose wadushakira watubona, kandi dusanga no ku ma office yacu atandukanye, ubundi ukigurira ibyo ukeneye cyangwa se tukabikugezaho mu rugo cyangwa se ukora ku kazi kawe udahenzwe utavunitse. Niba ushaka kumenya ibiciro biri ku isoko by'icyo ukeneye kugura cya service ukeneye, duhamagare kuri zo nimero cyangwa se twandikire, ubundi hasigaye ubone amakuru y'igiciro kiri ku isoko, cyangwa se tuguhuze n'izo service ahantu hakwegereye uzihabwe. Ushobora guhabwa service online utiriwe uva iwawe mu rugo cyangwa se mu kazi k'iwawe, twebwe tukagufasha muri African Deals Domain. Njyewe ndi Teacher Mirimo, naho utaha ikiganiro cyo nakagaruka.